bibazo biriho bitaburirwa ibisubizo. Ni nkuko watungura umuntu ukamubaza utabagabo bariho bakomeye muri iki gihe mu isi ni bande? Mubo yagusubiza gomba kuba witezemo Donald Trump wa Amerika, ukitegamo Vladimir Putin ndetse n'urundi ruhande yahengamiraho mu isi, ahanini agendera kuba muyoboye mu gihugu. Ariko se byagenda gute umubajije uti mbwira abagabo nka babiri uzi bibihe byose bavumbuye, bari bateye ubwoba, bari bakunditse cyangwa se bari bafite ubwenge bwinshi buhambaye? Uwo muntu yakubwira nde? Mu rutonde rw'abitezwe kuba yakubwira Socrate yakagombye kuba yazamo mu gihungu ugiye kukubwira ibyo ngibyo afite imitekerereze iri hejuru, kuko Socrate ashyirwa imbere mu rutonde rw'ababayeho bakaba ibyamamare ku rwego ruri hejuru. Uyu mugabo afatwa nka nimero ya mbere mu babayeho batekereza cyane kurusha abandi, akaba n'umuhanga mu by'igenamitekerereze, philosophy cyangwa se philosophy. Turetse ibyo kuba icyamamare, Socrate ntiyigeze agira ishuri abarizwamo cyangwa se ngo agire ibyo yandika akoresheje intoki ze, reka ahubwo ibyo tumuziho by'igenamitekerereze cyangwa se philosophy byagiye byandikwa n'abandi banditsi bo mu bihe bye ndetse n'abamukurikiye. Bamwe muri abo banditsi harimo Plato, Aristophane ndetse na Xenophon. Plato, umwe mu banyeshuri akaba n'umwanditsi w'ibya Socrate, yabaye ahagana mu mwaka wa 428 ndetse n'umwaka wa 348 mbere y'ivuka rya Yesu. Xenophon we abaho hagati ya 430 na 355 nawe mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu akaba ari we wabaye wizerwa cyangwa se umukundwa wa Socrate, umuntu wamuhoraga iruhande kubwo gukurikiza ibyo yavugaga neza akabishyira mu nshingano ndetse akanabishyira no mu nyandiko. Ku rundi ruhande, umugiriki Aristophane yagiye asubiramo ibya Socrate n'inyigisho ze, ariko akabikora mu buryo busekeje bumeze nk'ubwa komedi, ngo ni nyakso. Muhagana muri 423 mbere ya Yesu, ibi by'ubusazi bwe bikaba byaramwerekanaga nk'uteza imidugararo cyangwa se kugumura urubyiruko ndetse no kwerekana ko imana zasengwaga icyo gihe ntacyo zimaze. Yifashisha ibya Socrate yakoraga ibyari bimeze nko gusetsa, ariko akabitwara mu buryo bugumura abantu, nuko byavugwaga. Ariko tukiri aho, Socrate ubundi ni muntu ki? Socrate yari umugiriki mu gihe cy'ubwami bwabo bwari bushinze imizi mu isi yose. Avuka hagana mu mwaka wa 470 mbere y'ivuka rya Yesu mu mujyi wa Athene. Se yitwaga Sophocles, nyina akitwa Finalite. Socrate yabayeho mu gihe abagiriki bari baganje. Mu mibereho ya Socrate yabayeho nk'abandi baturage bose b'ubugiriki muri icyo gihe cy'ubwami bwabo, ariko igice cye kinini cy'ubuzima akimara aganira cyane n'abantu ahuriye nabo bose, mu masoko, mu nsisiro, mu mihanda ndetse n'ahandi. Shirize y'uyu mugabo Socrate ntiyigeze na rimwe aca amafaranga, oya, ntiyanigishaga nk'ibi by'abarimu bisanzwe, ahubwo we yigishaga abaza ibibazo bisaba gutekereza cyane, kandi mu bibazo bye nta bisubizo yabaga ashaka, ahubwo we yarakubazaga ugatekereza, ubundi imitekerereze yawe ikaza kukurimita, cyangwa se yabona hari naho ugejeje akahita guhata ibindi bibazo bigusaba gutekereza ku rwego ubwonko bwawe butiteguye kubikoraho. Socrate yahinduye cyane uko philosophy yatekerezwaga, ayihindura mu myitwarire y'umuntu ndetse n'ubumuntu bwe. Gusa kugira ngo mwumve, wajyaga kumva arahagurutse arakubajije ati, ese Pius umwami wa kera n'umwami wayoboraga urugiriki icyo gihe, ati ese Pius yakundwaga n'Imana kuko yari Pius, cyangwa ni Pius kuko yakunzwe n'Imana? Nawe ucyari bitekereza, hanyuma nubona igisubizo wumva ibyo ari kumusubiza. Hanyuma nanone ukajya kumva arakubajije ati, ese kuba umuntu mwiza byakigishwa? Bitekereze nawe wumve, bakugorora. Socrate n'ibitekerezo bye ahanini hari higanjemo kuba mwiza mu mitekerereze, ubwenge no kuba mwiza n'ibintu bijyana nabyo. Ikindi ati, good person cannot truly be harmed morally. Umuntu mwiza ntiyakangizwa mu mitekerereze, ndetse n'ibindi byinshi. Uyu mugabo benshi baramwanze baranamurwanya bitewe no kubahindura injiji muri rubanda. Nkuko twabivuze, yabaga yagusanga mu gikundi cy'abantu ubundi akaguhata ibibazo birimo gutekereza kwinshi,
wazana ubuswa niba wari umuyobozi, abaturage bakakunyuzamo ijisho. Leta n'abizeraga imana z'icyo gihe nabo baramurwanyije hasi hejuru kubwo kugumura urubyiruko byavugwaga na leta, ndetse no gusuzugura no kutubaha imana z'icyo gihe. Ibintu byaratinze, maze mu mwaka wa 399 Socrate aza gukatirwa ubwo gupfa, maze aza kwicwa n'uburozi bamugotomeresheje nk'igihano yari yahisemo. Ibi by'urupfu rwe hari abavuga yuko inshuti ze zari zapanze kumutorokesha, banabipanze ndetse n'abarinzi ku buryo ashobora kugenda nta kibazo, ariko we ngatekereje neza nashyizemo filozofi ye asanga ibyo bintu si bikwiye, maze ahitamo gupfa. Uburozi barabuzanye arabugotomera nkaho nta cyabaye, maze arirenga. N'ubu nyuma y'imyaka ibihumbi Socrate aracyari ikigwa mu bantu benshi, haramufatiraho ibyemezo. Hari abagendera ku magambo yavugaga bakabikuramo inyigisho, hari abagendera ku byo yakoze nabo bakabikurikiza batyo. Leta z'iki gihe, amasosiyete ndetse n'ibindi byose bigendera mu kwaha k'uyu mugabo. Uyu mugabo ntabwo asanzwe, ni igihangange. Wakoze kubana natwe, wibuke gukanda subscribe kandi warayikanze warakoze cyane, ndagushimiye. Njye Ndicurika boss, ndabakunda cyane.